ntago bari mu ishuri binjiye mwese murakora icyanga nyine twakinye turenzaho utuntu ku mihanda ko mbona bitoroshye kubakundana mana yanjye noneho haba ko mbona byabacanze ibyanje babigize superstar ndanakezaga nkanakeza akanyanga mu mutaranda kakoroga ese ko mbona uri ahanga nari nazanye n'abasundi babiri ndimo kubahereza nyine igicono nagikataga kikamera nka square abiri ahantu muri kubaka ko tubona ari hanini n'ibiki bizaba birimo hazavamo ibyumba by'amashengesho hamwe na za Yorodandi nushaka kuba waswezgurana nyine uzajuza nyine baguswezguranisha waba uri umukecuru waba uri ikira rya Yesu akivuga ibingi Aisa yamaze kubisoza ubu ngubu bamutaye amago yewe n'umunyamakuru Moses ati umubyeyi wanjye nanjye nkahita nkwegukana gusa ndabibutsa rero hari ukuntu bishobora kuzagenda kazajya utaha unaniwe bikakugendekera uku ariko nta kibazo uzihangana ukureba amagara gawe inyundo yagucuze wowe ubwiza bwawe nizo nshingano zacu nka Miss Beauty Hair Care niyo mpamvu twakuzaniye imisatsi y'ubwoko butandukanye by'umwihariko harimo niyo utasanga handizwi nka permanent Brazilian extension ushobora guteraho ukamesamo uko ubishaka ugakora retushe buri mezi 3 yewe wanadefrize utayikuyeho wajyana no koga muri piscine si ibyo gusa kandi dufite na plante za original nka Brazilian human hair perike za human hair 100% hot comb waxed sticks iyo ni steam amavuta avura uruhara n'ibindi bikoresho byose bigendanye n'umusatsi n'ubwiza ntagerera dukorera igikondo merezi ya kabiri winjiye mu muhanda ujya ku Badive muri St Augustine Hotel Apartment ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 078 68 78 132 Miss Beauty Hair Care we restore confidence. Eregani no twagiye kubona tubona uwo bise ubunebwe bakubitanye ariko aho uvuka niba ari mu batindi niba ari mu batebo uracyurirana pe wanyuriye ku nkweto none ugeze aho nkurira ngo nabonye abantu tureke ikiganiro uretse gato guhaye inkoko yanjye nuko nguko uri kumbwira nabi ninde wigeze ago Oshe, ndakwa guha inkoko uvuge n'amagambo angana wowe nunyuriye ejo uzabona inkoko irimo barahura bajya no muri studio vomenya ari ikintu badutegurira iyo ubuye muri kaminuza naho Tom Close yahatwitse yewe bukeye bwaho bakwitira Bitrey na Davis D bari bateguriye igitaramo bisanga bagiye kuririmbira intebe ibi bihita binyibutsa ibitaramo bigiye kuba i Kigali yago ko mbona yewe baba gutega iminsi yewe disi ufite n'igitaramo mu minsi za kizaba ku itariki ya 22 Ukuboza tukiraho kandi
ko ari ibirori byinshira. Nabonye ibyamamare bimwe byatangiye gusesekara i Kigali, aho ndavuga Zucu, Kendrick Lamar. Ariko igitangaje kugira ngo bafate ifoto byari bigoye, baje bamuhishe ngo gusa ngo igihe cyagerageje kubona ifoto ye. Ibirori ni byinshi, yewe n'abahanzi bari hanze y'u Rwanda bari kuhatwika. Nk'uyu yitwa Jackson Miller, nawe ni igitaramo ukoreye muri Oman hamwe n'abanya-Nigeria batuye hariya. Hari hahiye koko. Reka twigarukire kuri ibi bitaramo na Dani nanone nawe nuko akashya. Noneho uyu munsi Yorode Kwiri nawe yizije anniversaire, ati abantu 10 bagomba kwinjira ariko bagasiga telefone kugira ngo bambone. Ariko se Yago mwibarize ko mbona bakoko wa mungane bakomeje kugutega iminsi ndirizo. Akanyanga mu mutaranda kapro. Wese n'iki gituma udacika intege Yago? Nta ntege ngira. Niba biri kuri iyi imihanda nuko agashya. Niba uyu nguyu byari byamugendekeye gute? Yabonye ifoto ya Naomi. Wabigenze data y'umukobwa akira agapfunduro twigeye. Ni mwebwe inatwe ni uyu ariko cyane ubwo twari tubaye nk'abayobye. Undi nawe niba kwihangana byaranze ariko ntibyamuye. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Hagati aho imbwa yagaragaye muri kiliziya, niba yaratinye ko bazayirya. Ni amahano ngo wari imbwa. imbwa ry'indese. Ntabwo nakubwiye ejo dukora ikiganiro ko nakubwiye ko abantu baretse gutya basa gutya bafite isura nk'iya bulldog. Yewe ntibyoroshye mu gihe tubwirwa Gusinda si wane tumweleze. Nyamara gusinda si wane ko bitazoroha. Ahazwi nko ku Kinamba, abamotari barateraniye. Umukobwa arababwira ati ngiye buriya muri mwe mwese nta n'umwe wambasha. Kuko rumva Aziya Emi, Aziyuyu, Aziya Gaspari, Aziyande. Nungu uri kwivuga nawe ni. Ndi ndankuru ubundi baranabizi. Va madam, ni wowe chef w'indani. Chef w'indani. Uyu ni chef. Genda bivugisha ubwo turi kumwe nanjye bwanjye nawe twarabaye. Yakurayo. Iyo ndaye ya mbere mbona muri uyu mujyi w'umugabo kandi ngendi mu cyando umuhinzi kanisoje. Yagira umuturage n'umugabo ko ngewe wawe twigeze nuri yarabi. Kanyombya batangira gutega amafaranga. Ati nibyo se? Ati ntihagira uza
mwereke. Mwaje mugira ni mwe mutagenda nyewo onyibura habahitiye umusore ngo witwa Jean Dodi w'imyaka 33 bivugwa ko atuye Igikondo. Batariko se tuguye 3,000 ukora akazi hano ariko munganye ko ntiwaje gucubangana bakakumva mu nda. abakozi biteye isoni mu ruhame babarasambanye na wa mukobwa bivugwa ko nawe afite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi. Allahu Akbar. Allah. Mvugaga yavuye mu gisirikare ntacyo hase icyo gihe byari bimeze gute? Joko Mana yacu turagushimye ko tutarindaye ninde udasambana ahubwo ngo ni indaye Usa nyuma baje gutabwa muri yombi. Ese wowe icyo gihe ukiri muri uwo mwuga byakugendekeye gute? Ijoro rimwe ndaryamanye n'abagabo benshi ndabyibuka kuko hari ubwo nanjye nabaraga nkavuga nti se ku manywa haje 4 nimugoroba haza 6 banahanye mbona abo basore bafite materi imwe muri chambrette nta numwe wagiye no hanze y'urugi cyangwa inyuma y'irido bose bari ku buriri umwe avaho undi ajyaho umwe kujya hejuru undi areba neza uko akora ibyo akora yakuvaho n'undi akajyaho undi nawe areba nta wasohotse umunsi umwe. Hasereka nkubaze nzo ubundi ko beruka wivugisha ibintu ntazi warabiretse wowe ra? Narabiretse biriya kwikinisha n'ibintu bibi cyane. Ubyaje bambwiye ngo ufite umugore ku mugore twatandukanye. Numva namushaka. Oya mwizina rya Yesu mbabarira uri muri Ethiopia nka umunyarwanda oya kanyombya ngiye ngo ndi umugore nyarabona wicaye urimo kunkora bute yiguzwa agukobwa ugahita ushaka kubishaka iga winkora lemon parankwi no muteye bushagarira aragushimashima gutya n'inzara ziwe ndende nk'iz'abagore kumbura bishatse. Wowe nta kuntu waba warabigenjejera? Ku ruhande rwanjye ndiheraho ndi imanzi kandi ndabyishimira ku myaka 40. Ubu se ni iki wamusabira Kanyo? Cyo namufasha musabira kurongorwa. Nande senza abantu barongora abafite birebire n'ibigufi bakarongora. Ufite igitsina ki? Kimeze gite? Nzakikwereka. Niba ufite agatsina gato ntabwo nakwemera. Ikigenda gute? Ngenda shaka kuguha. Ndakubaza ufite igitsina kingana gute? Urashaka amafaranga cyangwa igitsina? Igitsina nicyo dushaka amafaranga ne. Nge ninge gushaka ibyanjye uzabyiha. Noneho ndi kukubabarira. Ufite igitsina rungana gute? Aha ndumva bitoroshye. Itangazo ubu tuvuga namvuye kwa muganga abanaburiraga abakobwa mwese mwaryamanye na Patrick kwihutira kujya kwipimisha sida ko musize kwa muganga ari marayira mbona abaganga bamugira Patrick wese nagasore kinzabe kagasamba Eregani nibiri kuri iyi mihanda yacu mbibutsa ngo mba namanukanye na Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Kora subscribe munsi, like, share na comment. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Ehe.